baravuga bati twebwe Rayon Sport fan club ya Gikundiro reka dutumire president. Harifite gahunda ya dutumira president, mwarabonye amafoto ajyayo. Fan club ye Gikundiro, right? Gikundiro forever. Imutumaho nka fan club yiri mu kizizi ibirori byayo, iramutumira nyine nka president araza. Ahageze Jean Fidel yavuze ijambo rikomeye, ibintu bikeneye kumvikana. Bolingo agabanye ibedi, bikeneye kumvikana neza. Bolingo igabanye byumvikane neza, ni message ikomeye cyane. Yahavugiye ijambo rikomeye abareyo mugiye kumva, abafite n'ubushobozi muri byaza umusaruro. Jean Fidel yabwiye abantu muri Gikundiro ngo mushake undi muri mwe nk'abareyo ufite ubushobozi azansimbure. Jean Fidel ari mu bagenda, ntabwo ari mu bantu bari bukomezanye na Rayon muri iyi manda nshya. Yabibwiye abo mu Gikundiro forever. Abafana nyine b'abafana, nawe urabizi uri umuyobozi ubarimo, bafite ukuntu ahita bashaka nyine gukora ama reaction ngo president ngo ntiwadusiga, tugukeneye, ngo ibihe ngo twabanyemo, aho dukwiye turahazi, ngo turabizi, ngo ikipe yacu ngo yari itangiye kugira stabilité, ngo gumana natwe. Jean Fidel avuga ngo oya, ndananiwe, mushaka undi usimbura afate ikipe ya Rayon Sport. Kubera iki Jean Fidel ibihe biri kumusunikira ko hatabaye izindi mpamvu z'uko wenda yabisabwa n'inzego zibifitiye ububasha ndakareserva ijana ko byarangiye kuza uburyo bakamubwira ati no fata komeza, cyangwa se wenda reka bishyire kuba Rayon mwe mukamusaba akabyumva. Jean Fidel si ubwa mbere avuze ko abareyo bamusaba, ariko nta na rimwe nicyo nenda kujyaho, nta na rimwe ubundi Jean Fidel mu biganiro byose yavugaga mbere yajyaga avuga yuko azagenda. Yaravugaga ngo abareyo nibo bafite igisubizo ku muyobozi wabo, nibansaba gukomeza tuzabireba, nibansaba kugenda nabwo nzagenda. This time around atanarebye n'ayo marangamutima y'abafana n'iki kwizigera yabwiye ngo oya, mwishake mundu uzansimbura. Rero gusimburwa kwe gufaka cyane kandi kwegereje bishoboka, ngiye kubaha impamvu eshatu. Iya mbere, mwari muzi ko sekreteri wa Jean Fidel namenye yagombaga gusezera kuri Rayon Day, hakabaho ko akomeza kugira ngo asozanye na Jean Fidel. Patrick this time around ni n'umuntu uri mu nzira zo kwigira mu kandi kazi, n'ikimenyimenyi no kuri ofisi ntabwo hagaragara kenshi. Tangi yatangiye akandi kazi aho ngaho afata nka pataye. Mu bigaragara Jean Fidel yamusabe ko yarindira bagasozanya manda, ko yaravuze ati mfite nyine ibintu bisaba ubuzima bwa misi yose bwo kuraninga equipe, ntashobora ndumwe, ihangana igihe gito, n'ubundi harabura ukwezi kumwe n'iminsi mike tugende icyo mbaza tuduhikipa bundi buyobozi. icyo mbaza none iyo ni ingingo ya mbere, ndagaruka kwa kabiri bazabaze ku kibazo cyawe. Yaba ari gutera ibuye mu gihuru kuko abizi neza ko hasigaye ukwezi kumwe wenda hari n'igice ngo amatora abe, kugira ngo arebe
icyabariyo babivugaho niba esprit bari bafite n'icyo bamutekerezagaho mbere ko zitangira icyo bakimutekerezaho bimufashe gupima ikirere be niba yakongera gukora indi shot yo kwiyamamaza arebe niba donc bahita bavuga ngo ya president wa mugana amafani club agatangira kongera gutakamba avuga ati garuka cyangwa se na za mbaraga zo hejuru bakongera kumbwira ngo igihe si ikigumamo kwaba ari ugupima ikirere ngo amenye uko amatora azagera bihagaze. Hari uko nkigusubiza ubwo ni analyse personnelle. Jean Fidèle si umuntu wasoma ijambo gatatu atazi icyo ari kuvuga. Ijambo yakomeje gusubiramo ngo natwe baduhaye amafaranga barebe ko tutaza ibikora. Buriya Jean Fidèle mu buryo bwerewe kuko si umugabo wawe birwa itavuga, si n'umugabo uyobewe message aho yagera, si n'umugabo uyobewe abo yaba ari kubwira abari bo. Ntabwo umuntu upfa kuvuga ibintu gutyo gusa ataza bari guha message. Si umuntu uyobewe karike akavuze muri media n'icyo atavuga. Azi n'igishoboka n'ikidashoboka. Babyumva bibizi. Yakomanze buriya asa n'utarabirira Rayon Sport amafaranga. Ntabwo yabonye. Imiryango yose yakomaga bimaze kwanga haje ikintu nk'igihe icyizere gato ngo hashoboka amakipe y'u Rwanda. Lorenzo niwe wanakoze niyo nkuru ku gitangazamakuru cye avuga uburyo Rayon Sport ibahabwa amafaranga ya Rwanda ndetse na RTB ya Visit Rwanda. Naxel numva barabivuze ibyo bintu byaravuzwe. Ni ikintu cyavuzwe ntabwo abanyamakuru ba Radio Rwanda babyutse ngo bitore bavuga ikintu kidahari. Bavugaga yuko Rayon Sport na APR ishobora guhabwa ayo mafaranga. Biri no mu bintu byatumye APR mwabonye yambara Visit Rwanda muri Sekafa kuri Azam kuri Simba Day. Abantu batekereza ko aya mafaranga ntayo bayihaye nuko gusa ngo babasabye bati ntari bereka dupfe kuyambara ko nta mafaranga babahaye. Reyo yari ifite icyizere cy'ayo mafaranga cyane RDB bavuga ko ashobora kuba miliyoni 400. Jean Fidèle amafaranga asaga n'uyizeye kuko banagize no kubiganiraho birangiriraho. Jean Fidèle yaravuze ngo ubwo stade Amahoro yuzuye turaza kwakira Rayon Sport Day turakora miliyoni zitari munsi y'itanu ndabafite imishahara y'amezi 5 ari imbere nimba mpembye amezi angahe yabonesha 50 byari kuba bari bisabwa ko ari bati ndagura umwata kwenze waza miliyoni 50 cyose abantu babazaga bati rugaje ko mwavuze ko rizagura umwata miliyoni 50 kandi hagati ya Rio Day n'itangira rya championnat yakirimo igihe gihagije cyane. Icyo nicyo yabaraga kabataye amafaranga n'inyabona nzaguramo rutayiza mu mpembeho n'amezi angahe bigende neza. Mfite ikipe nziza kandi nzatangira saison nkomeye. Ibyo nabyo ntibyakunze. Stade Amahoro yarayimwe bivuge mu buryo butomoye. Oya soko yarayimwe nese yarayihawe. Imana yisabye mbere ko yo ku mpamvu ntabwo nese yayihawe. Okay ntiyayibonye. Ntabwo yayibonye ariko soko yayibonye. Soko it is well ntabwo yayibonye. Ariko barayisabye. Yego bifuzaga miliyoni 150 bari barazipagiye ntazo babonye. Byakunze. Iyo nindi blow ibyo mishinga Jean Fidèle bimukoma mu nkoko agenda abona amayira yose y'ahantu ateganyaga amafaranga ari kwifungira mu maso ye kwa kundi ibintu byangu bireba buri muryango wose ukabona uribrotse yesanze nta kindi kintu yakora kitari ugukinga bareyo agatambara mu maso kugira ngo batuze kuko nta yindi shwa yari afite. Niko kuvugana n'iriya agency y'abanya bazana n'uriya rutayizamu avuye muri Czech Republic muri deuxième division babizi ko arwaye bavuga ngo reka turwarize kuri Charles Bare uyu rutayizamu azadufasha ariko nabo barabizi ko siwe mukinnyi bifuzaga siyo qualité babizi ko atari gutanga ibisubizo bifuzaga. Ikipe nta na kimwe kiri kumubakinga mu buryo Lorenzo na akabona nyine cyiza no mwanzuro mwiza tuganaye muri ubu ayo makuru ko numva rucane hari imbere mana we Jean Fidèle yego abonye koko hari ibintu bimugoye kandi bimugonga ariko ntabaye umugabo upredicting akavuga ati n'ubundi niyo nagenda nkarinda ngerayo ku munsi w'amatora Rayon Sport ihagaze gutya sindi butorwa gutsinda ko byakwitwa rero ngo sinatsinzwe reka genegure mbivemo kare. Jean Fidèle yatsinze amatora nta muntu muzi mu bareyo muri abantu bari bamuzi n'abantu bo muryango we n'abandi bantu inshuti za hafi ariko yaraje atsinda amatora. Mwibuke context yatsinzemo yatsinze amatora from nowhere out of nowhere donc
yagize na apparition abareba barabonekewe ubona aho ngaho izo za recruitment nta muzi mu misana abantu bari bashaka guhanganira umwanya wo kwiyamaza muri Rayon Sport bose bavanyemo kandidatire. Iyi ibintu bimeze gutyo babikwereka ngo ayo matora yarateguwe ate yarameze gute. Ibyo ntago byakubwira ngo none yakongera gutorwa n'undi byo byakongera bikaba.